I will not forget this day. Sinzigera nibagirwa umunsi wa mbere mpura na Oleg. Nagiye muri restaurant njyenyine, nari ngiye kurya no kunywa gusa. Mana yanjye, mbese sinzi uko nabivuga. Tumaze iminsi tubasangiza inkuru nyinshi z'urukundo, ariko none inkuru ya Scovia na Oleg yo yankoze ku mutima by'ukuri. Igihe namenye Scovia bwa mbere sinavuze byinshi, ariko mu by'ukuri nahise mbona ikintu kidasanzwe muri we. Yari umukobwa w'umutima mwiza, wuje urukundo, kandi yari afite ituze ry'umwihariko. Iryo tuze ryankoze mu mutima wanjye, ku buryo na nyuma y'uko agiye nakomeje kumutekereza. Icyo nari mfite yari isoni nyinshi, kwisanga ndi kumwe n'Umurusiya naho njye ndi Umunyarwanda. Abanyafurika nk'uko mubizi imico yacu itandukanye cyane n'iyabo. Aho twagendaga hose abantu babazaga Oleg bati, ese ni umukunzi wawe, ni umugore wawe se? I love you, Scovia. I love you too. I never leave you and we stay together always and forever. Oh my God. Ni gute umukobwa w'Umunyarwanda n'umugabo w'Umurusiya bahuye bagakundana, bakubaka ubuzima hamwe bwambukiranya imigabane. Mu isi yuzuyemo gushidikanya ku rukundo nyarwo, inkuru ya Scovia na Oleg itwibutsa ko urukundo nyarwo rugihari kandi ko rutagira imipaka. Twahuye n'aba bombi kugira ngo batubwire urugendo rwabo rwiza. Gusa mbere yo gutangira inkuru, ibuka gukora subscribe kugira ngo utazacikwa n'izindi nkuru zizakurikira. My name is Scovia, so I'm Rwandan. Nitwa Scovia, ndi Umunyarwanda. Mbese navuga iki? Biba byandenze. Gusa ndashaka kuvuga ku buzima bwanjye n'umugabo wanjye ko tubanye, ndetse nuko twahuye kuva ku munsi wa mbere. Oleg ni umugabo wanjye wa mbere kandi ni nawe wa nyuma, kuko kuva nagera Moscow mu Burusiya niwe musore wa mbere twahuye. Byari igitangaza kuri njye. Muri make byari ibyishimo nateze kuzibagirwa mu buzima bwanjye. Oleg kuva umunsi amenya yaranzwe no kunyitaho. Yarankundaga cyane. Yankundaga kungurira impano nyinshi buri munsi, cyane cyane igihe twari turi muri Moscow. Ntigeze aza kundeba atanzaniye ikintu. Ni umukunzi wanjye w'ukuri, umujyanama wanjye w'ubuzima. Ndamukunda kandi nzamukunda iteka ryose. Hello everyone, my name is Oleg. I am from Russian Federation. Muraho mwese, nitwa Oleg. Navukiye mu Burusiya mu muryango mwiza kandi wuje urukundo. Ababyeyi banjye bakunda cyane umugore wanjye Scovia. Nyina Scovia tumara igihe kirekire. Ndamukunda byimbitse kandi nawe arankunda. Ubu turi hano mu Rwanda, twaje gusura umuryango w'umugore wanjye. Kigera mu Rwanda narakunze cyane, kandi nshimira umuryango wa Scovia yakomokamo kuko banyeretse urukundo kandi banyakira mu muryango. Icyifuzo cyanjye ni uko njye na Scovia twatura mu Rwanda tukubakana ubuzima hamwe. Просто развалится как карта. Scovia umukobwa w'umuhanga kandi uzi kubana na buri wese. Yahoraga arota kwiga ubuvuzi mu mahanga. Nyuma yo kwapurenga scholarship yo kwiga mu bihugu byinshi, yahoraga abigerageza ariko ntagire amahirwe. Gusa nyuma yaje kubona buruse yuzuye kwiga i Moscow mu Burusiya. Since I finished my university here in Rwanda, because I used to study general nursing. Nyuma yo kurangiza kaminuza hano mu Rwanda aho nize ubuforomo rusange, natangiye gukora akazi gasanzwe. Nakoreye mu Rwanda hafi amezi 6, ariko kubera ko inzozi zanjye zari gukomeza kwiga mu mahanga mu gihugu icyo ari cyo cyose, natekerezaga ko nshobora kujya kwiga cyangwa gukorerayo. Natangiye gusaba buruse mu bihugu byinshi buri munsi. Nasabye muri Amerika, Finland, Sweden n'ibindi bihugu byinshi. Nyuma nibwo nabonye buruse yuzuye i Moscow. Gusa nari mfite ubwoba bwinshi kubera inkuru abantu bavugaga mu bihugu bimwe na bimwe byo hanze. Ariko ngezeyo nta kibazo gikomeye cyabaye. Byose byari byiza cyane rwose. Imibereho i Moscow yari myiza. Mu by'ukuri ni igihugu cyiza. Mu ntangiriro Uburusiya bwari bugoye kuri Scovia. Guhura n'abantu bashya, ubukonje bukabije, n'ingorane zo kuba umugore w'Umunyafurika uri kure y'umuryango. Muri urwo rugendo rurerure rutoroshye yahuye na Oleg, umugabo w'umutima mwiza wari ufite inkuru y'agahinda, bitewe n'uko ahahise yari yaratandukanye n'umukunzi we wa mbere. Mu gitondo kimwe nibwo Scovia yinjiye muri restaurant ari wenyine. Yaraje kurya no kuruhuka nyuma y'amasomo, ariko icyo cyemezo cyatumye ahura na Oleg. I will not forget this day. I went in restaurant just me, just for eat, drink. Sinzigera nibagirwa uwo munsi. Nagiye muri restaurant andi njyenyine, ngiye kurya no kuruhuka mu mutwe kubera ko nari narambiwe amasomo. Rero aho muri iyo restaurant niho nahuriye n'umugabo wanjye Oleg. Nabanje kumwirengagiza, ariko ndibuka icyo gihe nari mfite isoni
kuko we yari Umurusiya naho njye ndi Umunyarwandakazi. Murabizi imico ibitandukanye. Rero sinumvishaka ko twahuza. Orega akimara kunyegera yaransuhuje maze ansaba ko umunsi umwe twazasangira tukaganira tukamenyana neza. Ndabyibuka ko nisanze namwemereye kandi nahise muha na nimero zanjye kuko numvaga nifuza kumumenyaho byinshi. Nyuma twaje guhura bwa mbere ansaba ko twakurana urugendo rurerure, bityo dufata gari ya moshi. Muri urwo rugendo abantu bose baratwitegerezaga cyane ndetse mwe batangira kubaza Oleg bati ese uyu ni umukunzi wawe? Byantiraga isoni cyane ariko nkabona Oleg we ari proud yabyo cyane kandi anabyishimiye. She's your girlfriend, they used to ask him. So it was somehow shy. Окей, после того, как я увидел мою... Umunsi wa mbere mpura na Scovia sinavuze byinshi ariko nahise mbona ikintu kidasanzwe muri we. Yari umugwaneza, wuje ubwiza n'urukundo kandi afite ituze ryagumye mu mutima wanjye. Nyuma y'uko dutandukana agiye natangiye kwibaza ati ahari bisuguhura bw'akanya gato bishobora gukura bikaba ikintu gikomeye. Uko twamaranaga igihe turi kumwe nakomeje kwibwira ati niba bikomeje gutya ashobora kuba ari we wanjye, wenda umunsi umwe ashobora kuzaba umugore wanjye. Iyi nkuru ngewe ubwanjye ikomeje kundyohera. Ese nawe uri kuyireba niko bimeze? Reka dukomeze tubabaze byinshi ku rukundo rwabo. Oleg, wigeze kutubwira ko nyuma yo gutandukana n'umukunzi wawe wa mbere wari warafashe icyemezo cyo kutazongera gukunda. None ni icyo wabonye kuri Scovia kidasanzwe cyahinduye ibitekerezo byawe? Nari mu rukundo rw'imyaka 5 n'umukobwa wo mu Rusiya. Igihe twatandukanaga natekereje ko ntazigera nkunda undi muntu. Numvaga ko icyo gice cy'ubuzima cyo gukundana cyamaze kwifunga burundu muri njye, byose bitewe n'uburyo nahimukiyemo n'uwo mukobwa. Ariko igihe nahuraga na Scovia ibintu byose byahise bihinduka. Nabonye ko hari ikintu cyariye kuri we, umutima we, inseko ye, ibyo byose byatumye ngira ati wow, uyu ni umugore wanjye. Nta gushidikanya nafashe umwanzuro wo kongera kugerageza urukundo. Niringira umutima wanjye nubwo ntari niteze ko nzafunguka vuba mu rukundo. Gusa gufata icyemezo byanyibukije ko rimwe na rimwe umuntu akwiriye guhindura inzira agakomeza ubundi buzima bushya kandi atari wenyine. Ese mwatubwira muri make ku bijyanye n'umushinga mufite hano mu Rwanda? Musobanurire abakunzi bacu bari kutureba aka kanya. I just have to introduce about my project, me and my husband, Oleg and Scovia Company. Ndashaka kumenyekanisha umushinga wacu njye n'umugabo wanjye Oleg. Dufite umushinga witwa Hang Richard Project hano mu Rwanda. Ndifuza ko mwese mwakwitabira uyu mushinga kuko no w'ingenzi cyane. Ugamije gufasha abana bari munsi y'imyaka 5 bakeneye ubufasha butandukanye, ibyo kurya, amashuri, imyambaro ndetse n'ibindi. Umuntu wese ashobora gutanga ubufasha uko abishoboye. Ntekereza ko mwabikunda cyane dushyize hamwe. Mu by'ukuri igitekerezo cyo gufasha nagikuye ku rukundo nahawe n'uyu mugabo wanjye Oleg. Ni nayo mpamvu mfite imbaraga n'umutima wo gufasha aba bana. Izi mpuhwe zose ngira n'ibitekerezo byose bimuturukaho kuko yampaye urukundo nyarwo. Nanone ndashaka gusangiza isi yose urukundo. Ikindi nshaka kuvugaho muri iyi nkuru ya none, hari abantu benshi batajya bishimira kubona couple zibayeho mu buzima bwiza, yewe kubera kutanyurwa no kutigirira icyizere. Ariko nababwira ati nimugira urukundo namwe nibwo muzagirirwa. Ku rundi ruhande abantu benshi bavuga ko abirabura n'abazungu bahurira kuri za dating apps. Urugero hari Bumble, Tinder n'izindi. Nabyo bikoze guhuza abantu cyane, ariko njye na Oleg twahuye imbona nkubone. Nanone nababwira ko urukundo nyarwo ruzana igihe cyarwo kandi buri wese afite igihe cye. Nanjye sinari niteze ko nzahura n'umukunzi wanjye muri ubu buryo. Natekerezaga ko nshobora kumubona mu kazi cyangwa ku ishuri, ariko sinzi icyo navuga. Ntabwo twahuriye kuri dating site, twahuriye muri restaurant amaso ku maso. Yarankunze nanjye ndamukunda, hanyuma turashyingiranwa. Kuri ubu tubaye mu buzima bwiza kandi turi amahoro. Nubwo abanyamashyari batajya babura, ariko ibyo byose twize kubirenga no kubana na buri wese mu mahoro. Urugendo rwa Scovia na Oleg ni isomo ryiza ritwibutsa ko urukundo rushobora kwambuka intera iyo ari yo yose kandi rugatsinda imbogamizi zose. Inkuru yabo kandi itwereka ko urukundo nyarwo rutagira imipaka. Scovia na Oleg bakomeza batubwira ko icyizere ndetse n'ubutwari mu rukundo ariyo nzira yo guhindura ubuzima bw'abantu bashakanye. Urugendo rwabo rutwigisha ko rimwe na rimwe urukundo ruza igihe tutarwiteze, kandi ko gufungura imitima yacu bishobora kuduhuza n'abantu b'ingenzi cyane mu buzima bwacu.
nyuma yo kumva inkuru ya Scovia na Orege, we inkuru y'urukundo rwawe ni iyihe? Mwakoze kudukurikirana. Ntimwibagire gukanda subscribe no gusangiza iyi nkuru ku bantu bose. Iyi ni Voice of Time TV. Nge nitwa Wakanda. Ndabashimiye.